Yesu nashimwe bene data, tubashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, dushimira Imana yaturinze, tukaba tugejeje aya masaha nangwa se aya magingo, icyubahiro cy'Uwiteka cyongere gishyirwe hejuru, turashima Imana yakomeje kubarinda namwe, abari hirya no hino Imana ishimwe. Twongeye gutangira turibwira, nitwa Uwizeye Françoise, utuye mu karere ka Karongi mu gihugu cy'u Rwanda, tubamenyesha ko iyi cano yacu iracyari nshya, itangiye vuba, ariko uko umwami Imana azajya adushoboza tuzajya tubasha kugezaho gufatanya gusenga, ni YouTube nangwa se icyerekezo cyayo ni icyo gusenga, tukamanza kuvuga ijambo ry'Imana kubwo kugira ngo tubashe kubona fondasiyo y'uko turi busenge, tukagira igihagararo cy'amasengesho yacu, tukagira aho dufatira isengesho kugira ngo tubashe kumenya uburyo twakwifata igihe cy'amasengesho. Imana ntihabwe icyubahiro. Mbere yo kugira ngo tugire icyo tuvuga, ndamanza gusenga. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite ububasha mu isi no mu ijuru ndetse n'ikuzimu ntabwo wahahejwe, mu isi no mu ijuru uhafite ububasha, ikuzimu ntabwo wahejwe. Reka nkunezererwe ko imbaraga zawe zageze ikuzimu, ikuzimu bakabimenya, Satani agahindura amagambo, ubwo yari azi ko afite ububasha. Ayiwe mwami, yari azi ko afite ububasha, ariko reka ngushimire ko ikuzimu Satani ari nta bubasha afite igihe cyose wamanukiyeyo. Ndagushimye Kristo Yesu, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ubwo bubasha bwawe mwami bwageze ikuzimu bugahindura, mu izina rya Yesu ubwo bubasha nibwo twongeye guhamagara. Ububasha bwakoze imirimo ikomeye kuri iyi si, ubwo bubasha twongeye kubuhamagara kuri aya masaha. Ubwo bubasha bwakuzamuye mu ijuru ukaba wicaye iburyo bwa Data, nibwo twongeye guhamagara aha hantu. Ubwo bubasha bwamanukiye mu mbaraga y'Umwuka Wera, izo mbaraga z'Umwuka Wera zikaza zigahindura. Yesu habwa icyubahiro, izo mbaraga tuzihamagaye muri aka kanya. Reka ubwo tugiye kuvuga amagambo yawe mwami Imana, tugutumye ku bantu bawe kugira ngo ijambo ryawe rigende rikore icyo waritumye. Mu izina rya Yesu Kristo, ababasha kumvira ijambo ribashe kubugurura imitima, babashe gukomera, babashe gukomera, babashe gukomera no ku munsi mubi, babashe gukomera no mu gihe kiruhije, babashe gukomera no mu gihe gikanganye. Mu izina rya Yesu Kristo tucyumva aya magambo, Yesu reka imbaraga zawe zibane natwe, kandi tugusabye imbaraga ikomeye, ihindura ndetse ihindura ibyananiranye bibashe guhinduka, kandi imitima yihebye wongere uyigarure mu imbaraga. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo amazi y'ubugingo nangwa se amasoko azadudubiza ava mu nda zacu. Turagusabye ngo reka duhinduke ibigega mwami bidudubiza amasoko yo mu ijuru. Icyubahiro ni kibi cy'izina ryawe, tugushimye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabwira mushiki wacu adusomere Luka igice cya mbere, umurongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko dore uragobwa ururimi, kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Amen. Amen. Twumvishe amagambo y'Imana atubwira uburyo tugomba kwita ku cyo Imana ivuganye natwe, ariko tunumva nangwa se teme tubashije guhereza iri jambo ni ibihano by'umuntu utabashije kwemera icyo Imana ivuganye nawe. Umuntu utemera icyo Imana ivuganye nawe hari ibihano
bikurikiranye n'umuntu utumviye icyo Imana yavuganye nawe. Turavuga kuri aya magambo cyane ko tujya twumva amagambo y'Imana muri twebwe, Imana yavugana nawe ugashidikanya, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ko ari nta kintu na kimwe Imana izavugana natwe ngo kibure gushika, ariko mu gihe cyose tubashije kubyibagirwa nangwa se mu gihe cyose tubashije gushidikanya ku cyo Imana ivuganye natwe, nicyo gihe cyose tuzajya duhura n'ibibazo tutari tuzi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo numara kumva amagambo y'Imana ntugashidikanye. Ijambo ry'Imana ritubwira ku mukozi w'Imana Aburahamu ubwo Imana yamubwiraga ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ntabwo yigeze ashidikanya ku bw'iryo jambo. Kwemera ibyo Imana ivuganye nawe bizaguhesha umugisha mu buzima bwawe bwose, hari ubwo mu mubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ntabwo Imana izakureka igihe cyose uzumvira icyo Imana ivuganye nawe, ariko igihe cyose uzashidikanya ku cyo Imana yavuganye nawe, nangwa se igihe cyose uzashidikanya ku cyerekezo Imana ikwerekejemo, ugashidikanya ukavuga ngo ese biriya bintu bizaba, ukavuga ngo ese biriya bintu bizashoboka bite, icyo gihe cyose icyo ari cyo cyose ibihano by'Imana bizakugeraho, ntago ibyawe bizagenda neza. Aburahamu Imana imubwiye ngo haguruka ujye muri Uri y'Abakalidaya. Aburahamu ntabwo yigeze atekereza ngo ese hariya hantu ko ntahazi, ahubwo yarubashye, arangije arahaguruka aragenda. Ntabwo ari uko Aburahamu yari umukiranutsi, icyo Imana ikeneye si ubukiranutsi bwawe, kuko nta bukiranutsi bw'umwana w'umuntu agira. Ntabwo gukiranuka wabonera ku mwana w'umuntu, umwana w'umuntu nta gukiranuka kumubamo. Ibyaha bye bivanze n'amaraso ye, ibyaha bye bivanze n'amara ye, ariko kankubwire ngo kumvira ijambo ry'Imana ukabyemera byo byonyine, ibyo bizatuma Imana ikugira inshuti yayo, nimara ikubone uri umukiranutsi wayo. Kumva amagambo y'Imana ukayemera, naho ibyaha byo nta gihe utazajya ugwa mu bicumuro igihe cyose ucyambaye uwo mubiri wambaye, ahubwo ikintu gikomeye ni ukugira ngo icyo Imana ivuganye nawe ucyemere. Turibuka uriya mujakazi w'Imana Mariya, ubwo Imana yamugendereraga, noneho Imana iramutumaho marayika Gaburiyeli. Icyo gihe umukobwa yaragenda agiye kubona, abona Gaburiyeli amugeze imbere, aramubwira ngo uraho uhiriwe. Mariya yari umwana w'imfubyi, ntabwo yagiraga ababyeyi. Ku buzima bwe yumvaga ko adahiriwe, yari umukene, kuri we yari umukene. Tuzi neza ko yari umwari ariko udafite ubushobozi, nangwa se mu gihe cyacu twumva ko umuntu udafite ubushobozi aba adahiriwe, ariko ijambo ry'Imana ritubwira abahiriwe abari bo. Ntabwo abahiriwe ari ba bandi bafite ibyo bafite nangwa se mu buryo bw'umubiri, ahubwo marayika araza abwira Mariya, aramubwira ngo uraho uhiriwe. Nawe iki gihe kankubwire ngo urahiriwe niba wumva amagambo y'Imana, niba Imana ishobora kuza ikakugenderera igasanga umutima wawe wemera icyo Imana ivuganye nawe, nawe ubwawe urahiriwe. Ariko niba Imana izi ikakubwira ijambo, ikakubwira ngo nzakugirira neza, ugashidikanya, ntabwo uhiriwe. Reka tuvugishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira abahiriwe abari bo. Abahiriwe abari bo ni ba bandi rero bumva ijambo ry'Imana bakaryemera. Reka muri uyu munsi nawe ube Mariya, niwumva ijambo ry'Imana uryemere, urishyireho amena. Nujya wumva ubuhanuzi bukuvugiweho ujye ubwakira, ibyo bizagutera, bizagushyikiriza amasezerano. Ariko nushidikanya, amasezerano azaca mu nzitane, azakugeraho, ariko waramanje guhura n'ibigeragezo byo kutemera icyo Imana ivuganye nawe. Haleluya. Noneho umukozi w'Imana arangije, Aburahamu afata urugendo, kuko yari yemeye icyo Imana yavuganye nawe, Imana yaramuyoboye. Niwemera icyo Imana yavuganye nawe ukacyakira, Imana ikakubwira ngo kora kino ukagikora,
umwuka w'Imana akakubwira ngo sengera iki ngiki, amasengesho ntuyareke ukayakora, ukakira icyo Imana yavuganye nawe, urahirwa kuko nawe ubwami bwo mu ijuru buzururuka bubashe gushitsa cya kindi umwuka w'Imana yavuganye nawe. Imana nishimwe. Ariko reka twongere tuvuge, noneho birangije uriya mujakazi w'Imana Mariya, Imana imaze kumubwira, yibajijeho cyane, yitekerezaho, aravuga ngo se nzasama inda nte ko ntari umudamu, nangwa se ko ndi umwari, ko ntazi umugabo. Ariko ijambo ry'Imana ntago we yarabazaga. Hari ikishobora kukubaho ukabaza, ukagisha umutima wawe, ukagisha Uwiteka inama, ariko ntihazemo gushidikanya, muri wowe hakaba umutima woroshye wo kwemera icyo Imana ivuganye nawe. Mariya ako kanya ubwo yarashatse kubaza, gushidikanya ko ari kugiye kuza, ariko ahita avuga ngo amena, bibe nk'uko Uwiteka abishaka. Reka nkubwire ngo nuzajya wumva hari icyo Imana ivuganye nawe, ujye ubyakira. Ibyo bizaba urufunguzo rufungura ibyawe, ibyo bizaba urufunguzo rufungura ubuhanuzi Imana yagutumyeho, ibyo bizaba urufunguzo rugukingurira ibyawe byasibamye, urwo ruzaba urufunguzo rugukingurira ibyawe byakingiranywe. Kwizera niko guhesha umuntu kugira ngo yakire icyo Imana yavuganye nawe. Ariko gushidikanya, nushidikanya ku cyo Imana yavuganye nawe, kubera ko Imana atari umuntu ngo ibeshye, icyo kintu kizagushyikaho. Ariko wirinde aho uri hose kugira ngo icyo Imana ivuganye nawe utazashidikanya. Twumvishe ku mukozi w'Imana Zakariya, yari amaze igihe kirekire atabyara, ngo yarageze mu zabukuru, yarashaje, n'umugore wari uko. Ariko Zakariya yari umutambyi mu nzu y'Imana. Ushobora kuba uri umutambyi mu nzu y'Imana, ushobora kuba usaziye mu nzu y'Imana, ufite icyifuzo cyanze kugerwaho, ufite icyifuzo, warandikishije icyifuzo nawe imbere y'Imana, warandikishije nk'uko twabyumvishe mu gihe cyashize, ko igihe cyose usabye Imana ugatanga icyifuzo ukakibwira Yesu, iyo atinze kugusubiza burya haba hari abandi ari gusubiza. Ariko twongeye kugaruka tuvuga ngo Imana nikubwira ikintu, nangwa se ukaba wajyanye icyifuzo cyawe imbere y'Imana, tegereza, kuko byanze bikunze icyo cyifuzo cyawe kizasubizwa. Noneho umukozi w'Imana yari yarasenze cyane ku ijambo ry'Imana ritubwira haruguru, arategereza, bigera igihe marayika aramuzira, amusanga ku bitambo. Haleluya. Nawe iyi saha uri ku bitambo, iyi saha uri mu byifuzo. Igihe cyose, igitondo n'umugoroba, ushobora kuba ufite icyifuzo kikumazeho imyaka myinshi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Zakariya yarageze mu zabukuru, umugore we yarashaje, bari bafite icyifuzo cyanze kwegerayo, bari bafite icyifuzo kidashaka kwigirayo. Ariko bigeze igihe marayika azana igisubizo cye. Iyi saha ndakubwira ngo nawe marayika azanye igisubizo cyawe ku buzima bwawe. Igihe cyose uzakira icyo Imana ivuganye nawe, binyuriye ku bahanuzi batandukanye, binyuriye ku buhanuzi bwa Bibiliya, binyuriye ku nzozi Imana ikwereka, binyuriye ukuntu Imana ikorana nawe, ntugashidikanye, kuko nushidikanya bizakugora cyane kugira ngo ubyakire. Nuko umukozi w'Imana marayika aramubwira ngo aragiye kubona, amugezeho ubwo yatambaga. Marayika akimugeraho, ibaze kuba uri umutambyi, ibaze kuba uri umunyamasengesho ubisaziyemo, ibaze kuba uri pasiteri ubisaziyemo, ibaze kuba uri diyakoni ubisaziyemo, ibaze kuba uri umuhanuzi unabisaziyemo. Ariko Imana yazana igisubizo, marayika yakuzanira igisubizo, ugashidikanya ku cyo Imana ivuganye nawe, kandi usaziye mu nzu y'Imana. Reka tubabwire nangwa se tuvugane, reka nkubwire nanjye nibwira ngo ukimara kumva aya magambo urekera aho ngaho kuzajya ushidikanya ku cyo Imana ivuganye nawe. Nuko umukozi w'Imana marayika araza aramubwira ngo nkuzaniye ubutumwa bwiza, ugiye kuzabyara umwana.
arangije arashidikanya aravuga ngo dore ngeze mu zabukuru. Yari yaramaze kuzinukwa, yarazinutswe, icyifuzo cye cyari kimaze imyaka, yari yaramaze kugitera garanti, yumvaga ko garanti y'igisubizo yarangiye. Nyamara ntabwo umuntu abarira imyaka igisubizo cy'igihe kizazira. Ntabwo uzi igihe icyo wavuganye n'Imana igihe kizazira. Haba ku cyo aravuga ngo nzahagara ku musozi nkomeze ndaranganya amaso hirya no hino ngo ntegereze icyo namusabye. Tegereza nawe icyo wasabye. Reka kumanuka ngo uve ku munara, komeza ube ku munara hejuru, komeza uzamuke ku musozi w'umwuka, utegereze icyo Uwiteka yavuganye nawe. Ntabwo ajya abeshya, azagusubiza. Nuko umukozi w'Imana arashidikanya, kuko burya umunara w'icyifuzo yari yarawumanutseho. Ntabwo yari agitekereza ko Imana yumvise gusenga kwe, ariko igihe kigeze Imana iraza iramusubiza. Igihe kirageze ngo nawe Imana igusubize. Ni kera uhanama ku munara, ni kera uraranganya amaso hirya no hino, ni kera ucika intege, ariko iyi saha ucyumvira ijambo, uzamura icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe, uzamura icyubahiro cy'Imana ku bugingo bwawe, uzamura icyubahiro cy'Imana ku mazina yawe, uzamura icyubahiro cy'Imana ku miryango wawe. Uwiteka asubize icyifuzo cyawe. Umukozi w'Imana Zakariya amaze gushidikanya, marayika arangije aramubwira ngo ndi marayika, ndi Gaburiyeli uvuye imbere y'Imana, n'umwami Imana kukubwira ubu butumwa yuko ugiye kuzabyara. Ariko ngubwo ushidikanyije kuko Imana ivuganye nawe, ngubwo ushidikanyije kuko Imana izagukorera, ngo ururimi rwawe rugiye kugobwa kugeza igihe ibyo bihe bizabera. Ngo kuko ushidikanyije yuko ibyategetswe bigomba gusohora mu gihe cyabyo. Reka nkubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe kigomba gusohora mu mwanya wacyo, kigomba gusohora mu gihe cyacyo. Ntabwo igihe cyacyo kizarenga, nta saha izashira, nta segonda izarenga, nta munota uzarenga. Icyo Imana yavuganye nawe ntabwo kizabasha kugira ngo kirenge igihe Imana yavuganye nawe. Rekeraho gushidikanya. Ijambo ryacu ry'uyu munsi ryari iryo kukubwira ngo igihano cy'abashidikanya kuko Imana ivuganye nabo, igihano kirahari. Rekeraho gushidikanya. Ijambo ry'Imana umunsi w'ejo twarivuzeho, twaribabwiyeho uko Imana yadutumye. Imana yadutumye itubwira ngo tubabwire ijambo ry'Imana. Imana yaratubwiye ngo nta jambo izongera kuvuga kuri mwebwe ngo irirazike. Igihe cyose Uwiteka azavugana nawe ntago azongera kurazika. Nuko rero nanone muri iki gitabo naho umwuka w'Imana arambwiye ngo reka ariho nsoma kugira ngo nanone ariho nongera mbabwire, nkubwire ngo reka gushidikanya kuko Imana yavuganye nawe, ahubwo akira amasezerano y'Imana yavuganye nawe. Guturukiye isaha ubugingo bwawe nibwakire mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abantu bose bumvishe iri jambo ry'Imana. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana igisibura ibyasibye igasibura. Imana yazibuye inda ya Zakariya, Imana yongeye igasibura umugore wa Zakariya, ikazibura mu nda he hamaze kuziba. Uri Imana igisibura mu gihe gikwiriye, uri Imana itagikangwa n'imyaka, uri Imana itagikangwa n'ibyapfuye, uri Imana igizura ibyapfuye, uri Imana igihamagaza ijwi rirerire ibyasinziriye bigakanguka. Reka dusengera aba bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abantu bawe bari ku mavi, dusengera abanyamasezerano. Reka ubongere ubakore ku mitima, reka bongere bakire icyo wavuganye nabo, reka bongere ubakoreho Yesu. Reka bave mu gushidikanya, reka babashe kwakira icyo wavuganye nabo. Reka tubasengere mu izina rya Yesu. Ibyifuzo byawe reka Mwami turabisonse neve pelevo message neve. Uwiteka uri Imana iki ontele parvo message.
onke meneve epirvo jine vonta ele meneve kitavi oxygene. Uwiteka arambwiye ngo akuye bariyere ku buzima bwa buri muntu ku cyifuzo cye. Onke lepe vemse ele menevonte nave onke pavaye ngo nimwambare imbaraga kuko igihe cyo kwakira icyo Uwiteka yavuganye namwe kirageze. Uwakiriye ijambo ry'Imana uyu munsi arishyiraho amena kuko Uwiteka yumvishe gusenga kwanyu. Onte lepe vemse ejeneva entaye ngo kandi uryakiriye wese Uwiteka amuhereje umugisha. Onkel paveme ejene meneve empey ibiganza by'uwemeye iri jambo Uwiteka agize icyo abihereza. Onkel nemeneve parvomeze emenevonki amena ngo kandi abarwayi babashije gukira kubwira ijambo. Data uhabwe icyubahiro. Ampeve lejete pavom si geneve emane kilo meneve puva jeletarvo amen. Uwiteka aravuze ngo akuye inzitizi ku buzima bwanyu. Amena. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kandi Imana ihereza umugisha ababasha kumva iri jambo ry'Imana, kubera ko ari ubuhanuzi bubashije kugira ngo bukomeze bubwirwe abakira amagambo y'Imana. Ukibyumva nawe ubisharinge abandi kugira ngo uwo mugisha wakiriye n'abandi babashe kuwakira. N'utari wakanda kuri subscribe yabasha nawe kuhakanda kuri subscribe ahakande kugira ngo abashe kugira ngo ubutumwa bujye bubasha kumugeraho. Turabashimye kandi Imana ibane namwe. Shalom shalom.